twari turi gusenga irambwira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanjye, uzajya umvuga warambonye umpamya unzi. Ndavuga ati amena, igiye kumpa akazi n'ibifaranga nzajya nyivuga nanjye mfite akazi keza n'ibifaranga. Sinamenya rero kunyereka ko Imana ibyo ari byo naho byari bikaze. Aho nari ntuye muri iyo karitsiye, ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, ni abaturanyi bari kumwe n'akandi kana k'imyaka nk'irindwi karaza aransuhuza, ati bita ko mutugendereye nijoro. Ati nta kibazo, ati ko twari tubasuye, twabaga muri iyo karitsiye turi abasore. Barongera ndanabaherekeza, nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga cyangwa ariko Imana yari maze iminsi imbwenge igiye kunyereka. Sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu ngo wafatiye umwana ku ngufu. Ndavuga ati karabaye, ibi ni ibiki noneho? Abaturage barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu. Tujya ku murenge tugiye kwishinganisha. Abaturage bati atazanakubeshyera, tugende ujye kwishinganisha. Tugeze ku murenge, n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha, ngezeho bwari bwije ngo ntaho peje hari. Barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure. Rero kujyamo ngo burimo hariya, abaturage bose umudugudu wose wamerekeje. Uzi burgiyemo hariya, bugiyemo hariya nanyereka kabisa. Opeje araza mu gitondo, kori dosiye, parike, korido, kandi akana barakabazaga, uyu niwe Kado, niwe wakuguriraga bombo, niwe wakuguriraga biswi. Ibi byonyine gusa nta kindi. Uku ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iki cyaha cya viole nta voka kigira, kuburana n'itegeko. Nta nubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu, hari amategeko amurengera. Mwana kwa muganga dose nanjye parike diregite, parike niwe mu bushinjacyaha harya mu rukiko. Ndavuga ati kandi ibitirika ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo, ibitirika nta nubwo inarara. Akazi icyo gihe gakorwa neza. Nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera. Si ukuzuza dosiye se hari iki? Uzuza ibyo bavuga babyandika, nanjye nisobanura bandika. Ariko parike bigezeyo mu rukiko, hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi. Muyikinisha mutayizi. Ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours, kandi umushinjacyaha aragushinja ukajya ureba ko ari aho umuntu twigeze duturana, se twaba tuziranye. Nge nozaga imodoka ese naba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuzemo urufunguzo rw'ipine. Ajya ndeba ko ari umushinjacyaha aragushinja n'ejo bundi ukibaza ejo bundi yasigiye imodoka riburamo furashe. Byagenze gute? Ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Bari abantu bafunzwe muri mabusa, barimo abantu baza amategeko, mwicara bakiga urubanza, barara biga imanza, babasobanura uko bazaburana badafite abavoka. Nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye, ati nubisha bakwita murokore agashyare muvuga ko kagira inkuru. Ninjiranye Bibiliya muri gereza, muri sitasiyo ya polisi, ninjirana ninjiranye Bibiliya mbangubitanye na konsi. Ahita kubaza ngo barakubeshyera kuziri. Umuntu wese winjiye, simbifurije kugerayo, ariko umuntu winjiyeyo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki. Ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu. Abandi ngo ni bya birokore na Bibiliya byabo bantu bahita banyita izina murokore viole. Neno babagemuye ibiryo saa 6 bari bakigemura, ubwo konsi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabuso bagemuye, akajya avuga ati murokore viole ngura tujye kuzana ibiryo mwana byaje. Ibeshye wange kuryitabase mu kigeragezo nta wisobanura. Cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukaba umwere.
nanone agera imbere y'uwo munyamategeko rero yarangiza namubwira akahita ambwira ngo ati rega weho ni 25 cyangwa burundu, ati amahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize atafashwe. Ati koko mwana uku ni kunyiyeretse koko ticyakoza uzitware neza, ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko, uzajya uvuga baguhaye umwanya, uramenye ntawe uvugira mu mushinjacyaha. Ibingibi uroko bukurya ukiriza, byo kwiriza ntawe utera imbabazi. Aho mfukamye ku mugoroba buri mugoroba narasenga nkavuga mana ntago nzavuga batampaye umwanya, ariko bazampindurira umwere nzatera haleluya 3 fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko. Ariko bicaho byanjye urubanza bararusoma. Rero muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo, kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati. mpagaze gutya imbere y'abacamanza, urubanza n'inshuti Theogene n'ubushinjacyaha, Akarere ka Nyarugenge ko yafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6, dushingiye ku iperereza ryakozwe na sitasiyo ya polisi y'i Nyamirambo, dusanze niyo nshuti Theogene arenga ibaze uko byakiriye, wibaze nge wari uhagaze aho ngaho. Nateye haleluya ivanze n'inzara, ivanze n'ibyishimo, ivanze n'umubabaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Perezida w'urukiko ngurongera kuvuga tutaguhaye umwanya, hari itegeko riguhana. Mpita nceceka ndavuga ati kizima nuko nishimye. Haleluya. Babarira umbwira abantu nka 3 ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.